Yesu Kristo nashimwe. Dushimiye Imana yongeye kuduha umunsi mwiza w'umugisha ngo tuyinezererwemo. Tugiye gusoma igitabo cya Yosuwa ko turangije gutegeka kwa kabiri cyangwa se turangije ibitabo 5 bya Mose. Uyu munsi rero turatangira n'igice cya mbere mu gitabo cya Yosuwa. Titire yaho iravuga ngo Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Uhereye mu butayu bwo kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti, no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese si njye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Yosuwa abwira abantu yuko bazambuka Yorodani. Yosuwa ategeka abatware b'imitwe ati, munyure mu ngando mutegeke abantu muti, nimukore amahamba, kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani, mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mu kibemo. Yosuwa abwira Abarubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase ati, mwibuke rya jambo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse ati, Uwiteka Imana yanyu irabaruhuye, ibahaye iki gihugu. Abagore banyu n'abana banyu n'amashyo yanyu bizasigara mu gihugu Mose yabahaye cyo hakuno ya Yorodani, ariko mwebwe ab'intwari mwese mubanzirize bene wanyu kwambuka mwitwaje intwaro, kugira ngo muzabarwanire, kugeza aho Uwiteka azaruhurira bene wanyu nk'uko namwe yarabaruhuye, nabo bagahindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Nyuma muzasubire mu gihugu mwahinduye mu kibemo, icyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabahaye hakuno ya Yorodani iburasirazuba. Nabo basubiza Yosuwa bati, ibyo dutegeka byose tuzabikora, naho uzadutuma hose tuzajyayo. Nk'uko twumviraga Mose muri byose, nawe niko tuzakumvira. Icyakora Uwiteka Imana yawe ibane nawe nk'uko yabanaga na Mose. Uzagomera itegeko ryawe wese ntiyumvire n'amagambo yawe, mu byo uzamutegeka byose azicwa. Icyakora komera ushikame. Igice cya kabiri. Rahabu yakira abatasi abahisha. Bari i Shitimu, Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo 2 rwihishwa ngo bajye gutata. Arababwira ati, nimugende mwitegereze igihugu cyane cyane i Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu bararamo. Umwami w'i Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo mu Bisiraheli gutata igihugu. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati, sohora abo bagabo bari iwawe, kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha, abwira intumwa ati, ni koko iwanjye haje abagabo, ariko ntazi aho baturuka. Nuko bumaze kwira, igihe cyo kugarira kigeze, abo bagabo baragenda, sinzi aho bagannye. Nimubakurikire n'ingoga murabafata.
ariko ba batasi yari yaburije inzu abahisha hejuru yayo, abatwikira imigwegwe yari yatondekanije. Nuko ba bandi babagenzereza mu nzira igana kuri Yorodani aho bambukira. Ababagenza bamaze kugenda barugarira, basezerana uko bazabigenza. Nuko batararyama, uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu, arababwira ati, nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima, kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva muri Egiputa, n'ibyo mwagiriye abami bombi b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi, abo mwarimbuye rwose. Tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba. Nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. None ndabinginze, nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye, mumpe ikimenyetso cy'ukuri, yuko muzarokora data na mama na basaza banjye na barumuna banjye n'abo bari kumwe, mugakiza amagara yacu ntidupfe. Abo bagabo baramusubiza bati, amagara yacu mukijije natwe tuzabitura gukiza ayanyu. Nimutatubura, Uwiteka namara kuduha igihugu, tuzakwitura ineza n'iby'ukuri. Arabohereza abamanuza umugozi abanyujije mu idirishya, kuko inzu ye yari hejuru y'inkike y'umudugudu, niho yari atuye. Nuko arababwira ati, mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza, mumareyo iminsi 3 mwihishe kugeza aho ababagenza bazahindukirira, nyuma muzigendere. Abo bagabo baramusubiza bati, iyi ndahiro uturahije nta mugayo uzatubaho. Nitugera muri iki gihugu, uzapfundike aka kagozi gatukura ku idirishya, uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so n'abo mu rugo rwabo bose uzabateraniriza iwawe. Nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabaho, twe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzaba ari hamwe nawe mu nzu, amaraso ye azatubeho nihagira umwakura. Ariko nutubura, ntituzagibwaho n'urubanza rw'indahiro uturahije. Nawe arababwira ati, bizaba nk'uko muvuze, maze arabasezerera baragenda. Nyuma apfundika akagozi gatukura ku idirishya. Abatasi basubirayo babatekerereza ibyo babonye. Nuko baragenda bajya mu misozi, bamarayo iminsi 3, bageze aho ababagenjeje bahindukiriye, ariko bari babashatse inzira yose barabaheba. Nuko abo bagabo bombi baragaruka bamanuka umusozi, barambuka basanga Yosuwa mwene Nuni, bamutekerereza ibyababayeho byose. Baramubwira bati, ni ukuri koko Uwiteka ashyize iki gihugu cyose mu maboko yacu, kandi bene cyo twabakuye umutima. Igice cya 3. Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka amukomeza umutima. Bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo, avana i Shitimu n'Abisiraheli bose bagera kuri Yorodani, barara batambutse. Iminsi 3 ishize, abatware banyura mu ngando hagati, bategeka abantu bati, nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi aribo batambyi, muzahereko muhaguruke aho muri muyikurikire. Ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2,000. Ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta wundi mwigeze guca muri iyi nzira. Maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora igitangaza muri mwe. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati, nimuheke isanduku y'isezerano, mubanzirize abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu. Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose,
kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ariko ubwire abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke muhagararemo. Yosuwa ategeka abantu abakomeza. Yosuwa abwira Abisiraheli ati nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Yosuwa aherako aravuga ati iki ni cyo kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahivi n'Abaferezi n'Abagirugashi n'Abamori n'Abayebusi. Nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka nyir'isi yose irababanziriza muri Yorodani. Nuko nimurobanure abagabo 12 mu miryango y'Abisiraheli, mu muryango wose havemo umuntu umwe umwe. Ibirenge by'abatambyi bahetse isanduku y'Uwiteka nyir'isi yose nibigera mu mazi ya Yorodani, amazi yo muri Yorodani ari bwigabanyemo kabiri, ayo haruguru arahikubira ikirundo. Nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Amazi yo haruguru arahagarara yikubira ku mudugudu witwa Adamu hateganye n'i Saretani, kure y'aho bashakaga kwambukira, kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arashira. Nuko abantu barambuka baboneza i Yeriko. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani hagati humutse neza hatanyerera. Abisiraheli bose bambukira ahumutse kugeza aho ubwoko bwose bwarangirije kwambuka Yorodani. Igice cya 4. Batoranya abagabo bo gutora amabuye yo muri Yorodani. Ubwoko bwose bumaze kwambuka Yorodani, Uwiteka abwira Yosuwa ati robanura muri aba bantu abagabo 12 mu miryango yose havemo umwe umwe. Ubategeke uti nimutore amabuye 12 muri Yorodani hagati aho abatambyi bari bashinze ibirenge, muyambukane muyashyire aho mugandika iri joro. Yosuwa aherako ahamagaza abagabo 12 yarobanuye mu miryango y'Abisiraheli yose umwe umwe, arababwira ati nimunyure imbere y'isanduku y'Uwiteka Imana yanyu muri Yorodani hagati, umuntu wese aterura ibuye arishyira ku rutugu nk'uko umubare w'imiryango y'Abisiraheli ungana, kugira ngo bibe ikimenyetso muri mwe kera ubwo abana banyu bazabaza base bati aya mabuye ku bwanyu ni icyitegererezo ki? Muzabasubize muti amazi ya Yorodani yatandukaniye imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka igihe yambukaga Yorodani, amazi yayo agatandukana, kandi ayo mabuye azaba icyitegererezo kibibutsa Abisiraheli iteka ryose ibyabayeho. Nuko Abisiraheli bakora nk'uko Yosuwa yabategetse, batora amabuye 12 muri Yorodani hagati nk'uko Uwiteka yategetse Yosuwa, bakurikije umubare w'imiryango y'Abisiraheli uko ungana, barayambukana bayageza aho bagiye kugandika bayaturaho. Yosuwa nawe ashinga amabuye 12 muri Yorodani hagati aho abatambyi bahetse isanduku y'isezerano bari bashinze ibirenge, niho akiri na bugingo n'ubu. Nuko abatambyi bahetse isanduku bahagarara muri Yorodani hagati kugeza igihe ibyo Uwiteka yategetse Yosuwa kubwira abantu byarangiriye nk'uko Mose yari yategetse Yosuwa byose. Nuko abantu barihuta barambuka. Ariko abantu bose bamaze guhita, isanduku y'Uwiteka ihetswe n'abatambyi irambutswa abantu babireba. Abarubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase babanziriza Abisiraheli kwambuka bafite intwaro nk'uko Mose yari yarabategetse. Ingabo nk'inzovu enye zifite intwaro zinyura imbere y'Uwiteka mu kibaya cy'i Yeriko ziteguye kurwana. Umunsi w'Uwiteka kuza Yosuwa mu maso y'Abisiraheli bose
baramwubaha nk'uko bubahaga Mose iminsi yose yamaze akiriho. Uwiteka abwira Yosuwa ati, tegeka abatambyi bahetse isanduku y'isezerano bave muri Yorodani. Yosuwa ategeka abatambyi ati, nimuzamuke muve muri Yorodani. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bavuye muri Yorodani bashinze ibirenge imusozi, amazi ya Yorodani aherako arasubirana, asandara hose arenga inkombe nk'uko yari asanzwe. Abantu bazamuka bava muri Yorodani ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa mbere, bagandika i Gilugari mu rugabano rw'i Yeriko mu ruhande rw'iburasirazuba. Ya mabuye 12 bakuye muri Yorodani Yosuwa ayashinga i Gilugari, maze abwira Abisiraheli ati, abana banyu ubwo bazabaza se mu gihe kizaza bati, aya mabuye ni ay'iki? Muzabigishe mubasobanurira muti, Abisiraheli bambutse Yorodani ikamye, kuko Uwiteka Imana yanyu yakamije amazi ya Yorodani imbere yanyu kugeza aho mwambukiye, nk'uko Uwiteka Imana yanyu yagize inyanja itukura ubwo yayikamirije imbere yacu kugeza aho twambukiye, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye, bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Igice cya 5. Yosuwa akebesha abantu. Nuko abami bose b'Abamori bari hakuno ya Yorodani mu ruhande rw'iburengerazuba n'abami b'Abanyakanani bari ku nyanja bumvise uko Uwiteka yagabanirije amazi ya Yorodani imbere y'Abisiraheli kugeza aho bambukiye, imitima yabo ishya ubwoba, bacika intege kubw'Abisiraheli. Icyo gihe Uwiteka abwira Yosuwa ati, wisaturire amabuye atyaye mukebe Abisiraheli ubwa kabiri. Yosuwa asatura amabuye atyaye ayakebeshereza Abisiraheli ku musozi Araroti. Impamvu yatumye Yosuwa abakebesha ngiyi: abagabo bose bari baravuye muri Egiputa bari baraguye mu nzira inyura mu butayu barimo ingabo zose, nibo bari bavuye muri Egiputa. Abantu bose bari bavuyeyo bari barakebwe, ariko abo babyariye mu butayu bakiri mu nzira yaho ubwo bavaga muri Egiputa bo bari batarakebwa, kuko Abisiraheli bazerereye imyaka 40 mu butayu kugeza igihe ingabo zose z'ubwoko bwabo zavuye muri Egiputa zashiriye, ko batumviye Uwiteka. Uwiteka yari yarabarahiye ko atazemera ko bareba igihugu Uwiteka yasezeranije ba sekuruza babo kukibaha, ari cyo gihugu cy'amata n'ubuki. Abana babo yabashubije mu cyimbo cyabo, ari bo Yosuwa yakebesheje, kuko bari batarakebwa. Impamvu nuko batakebewe mu nzira. Nuko abantu bose bamaze gukebwa baguma aho bari mu mahema yabo kugeza aho bakiriye. Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugari na bugingo n'ubu. Nuko Abisiraheli babamba amahema i Gilugari, baziririza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cy'i Yeriko. Bukeye bw'umunsi wa Pasika, uwo munsi nyine bawuryaho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu n'udutsima tudasembuwe n'ibigori bikaranze. Nuko bukeye bw'uwo munsi baririyeho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu, manu ntiyongera kuboneka. Abisiraheli ntibongera kubona manu ukundi, ahubwo uwo mwaka barya imyaka y'igihugu cy'i Kanani. Nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubaza ati, mutware, yewe umugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aha ari ahera. Yosuwa abigenza atyo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Dushoje rero ibice 5 byo mu gitabo cya Yosuwa. Tuzakomeza ejo n'ibice 6. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.